bavandimwe nshuti z'umusaraba abo dusangiye guhamagarwa nongeye kubasuhuza muri kumwe na Pastor Ntagawa Noah. Uyu ni umunsi ugira kabiri w'iki giterane cyangwa se waya mahirwe yo kugira ngo tukomeze tuganire ijambo ry'Imana kuri urubuga dusangiye twese nk'abanyamasengesho, nk'abakristo, nk'abavugabutumwa ndetse n'abashumba n'abandi bose duhuriye kuri uru rubuga. Reka nongere mfata umwanya muto nshimira abayobozi badutekereje mu magana y'abavugabutumwa dusangiye kuri uru rubuga hafi ya twese. Ndabona tubavugabutumwa ariko Imana kudutunga urutoki ivugishije umutima w'abayobozi bacu b'uru rubuga, urubunga rw'abayumbe ba kera. Nukuri numugisha numunezero na cyane ko ngewe ndi mutoya ariko nanone kumpitamo numugisha na mahirwe. Umugabo umwe yaravuze ngo amahirwe umuntu ashobora guheza undi ngo nukumuha umwanya wo kuvuga Yesu, nukumuha umwanya wo kuvuga Imana, nukuvuga umwanya, nukumuha umwanya akambamaza iby'agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Nukuri uyu mwanya muhaye agaciro, ndabushimiye. Imana ibahezagire, mbarikiwe na zaidi ya kubarikiwa. Uyu munsi ugira kabiri rero nagira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa. Inkingi zine, le 4 piliers zubatse itorero ry'intumwa, zubatse itorero ry'intumwa. Inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa. Mbere yuko tuza kuganiriza inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa, nagira ngo wowe urimo gutegera ino audio yaba uyu munsi cyangwa undi munsi cyangwa igice cyo cyose uzumva iyi audio, tuzafatikanye kumva icyo Imana ishaka kuvugana n'imitima yacu. Reka rero abantu bose begereza Bibiliya zabo, tuzibungure dusome ijambo ry'Imana. Wowe uri gutegera audio, soma Bibiliya yawe, bumbura igitabo mbere yuko utegera no audio yose, banza ushire Bibiliya yawe imbere ndetse ufata n'agakayi n'agakaramu ubashe kwandika. Bino bintu bizagufasha, ndetse yaba ari umuvugabutumwa, waba uri umushumba, waba uri umukristo, waba uri undi umwe wese, ibi bintu bizakubera ingirakamaro. Haba hano n'ikindi gihe kimwe uzibuka ko hari ijambo ry'Imana Imana yigeze kunyuza mu mugaragu wayo witwa Ntagawa, Pastor Ntagawa Noah, utuye Burundi Bujumbura, ko yigeze kuvugana nawe. Imana yigeze kuvugana nawe imunyuzemo. Fata Bibiliya yawe rero dusome ijambo ry'Imana. Abadafite Bibiliya ziri hafi nibafate amatelefone, hanyuma turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice ni 2 umurongo wa 42. Actes des Apôtres, matendo ya mitume, ibice 2 umurongo wa 42. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Amen. Byakozwe n'intumwa, Actes des Apôtres, matendo ya mitume, sura yake ya 2 aya yake ya 42. Zakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 42. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bahoraga bashishikariye, haleluya, iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Amen. Umwanya rero mutoya w'iminota 10 cyangwa 10 n'ingahe tuganire ijambo ry'Imana. Nagira ngo tuganire iri jambo twaye mutuvuga ngo inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa. Haleluya. Turimbe kano karimbo kavuga ngo mwami wanjye Yesu, fata ukuboko kwanjye siraruhije, shaka kunaniza mu bushobozi kugira ngo neshe, umena amahoro yo mu mutima. Haleluya. Nagira rero ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana, inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa. Mbere yuko tuza kuziganira, nagira ngo mbibutse itorero riri mu magambo magufi cyangwa se mu magambo make, hanyuma tuze kuganira izi nkingi zine dusoma muri iki gice tumaze gusoma cy'ibizakozwe n'intumwa. Mbere yuko rero tuganira izi nkingi zine, nari mbasezeranyije ko twenda gusobanura itorero riri mu magambo make. Cyambere ukwiye kumenya nuko itorero atari amadafari cyangwa amabuye mwakoresheje mwubaka ico cyitwa église locale, cyangwa se ico cyitwa iyo nyubako mwugama mwizuba n'imvura. Ntago ari ryo torero. Itorero riri kure n'amadafari, riri kure n'amanjanja, riri kure y'amasima, riri kure y'itapi, riri kure y'ivyo. Aho nagira ngo mwibutse ko muri ico kibanza, iryo torero wita ko ari itorero, ico kibanza, iyo nyubako cyangwa se iyo nyito mwahaye
ibyo ni ahantu mwegeranira kugira ngo mubashe kuvuga ubwiza bw'Imana, mubashe kuganira ijambo ry'Imana, mubashe kwigishanya, mubashe guhumurizanya, mubashe guhimizana, mubashe guterana intege, mubashe gukuzanya mu kwizera ubw'amasomo y'ijambo ry'Imana. Aho ari muri ibyo yavuze ngo n'ijambo ry'Imana avuga ngo biza bimera gute iyo abantu bahuye, bamwe bafite impano zitandukanye, tugatyazanya, tukavugana, tugafashanya, tugakuzanya, tunahimizana katika safari hii. Ariko itorero ritandukanye n'amadafari, itorero ritandukanye n'ibyo. Birashoboka cyane ko abantu mubana aho bashobora kuba batanga amakadi, batanga amakarite, batanga amabaje, batanga amanimero, batanga udukayi tw'abamambure b'iryo torero musengeramo ryitwa Agape, ryitwa Shalomo, ryitwa Donai, ryitwa Betsaida, ryitwa Ico, ryitwa Sepak, ryitwa Ico. Ariko birashoboka ko nubwo waba utuza ku gakarita ushobora kuba udatunze agakarita nyakuri kakwinjiza mu itorero nyakuri nk'umubiri wa Kristo, nk'umugeni wa Kristo, nk'abagenzi bamaze gukatisha itike y'indege bategereje ko indege yitura hanyuma bakagenda, ntaco barangaza, nta kintu na kimwe ibyangombwa babikwije, nubwo hoba hari umuyaga, nubwo hoba hari umwuka mubi, nubwo ntibizorangara kubera ko bategereje, ntibahumaguza, ntibahumbya kubera ko bategereje ko indege yitura hanyuma bakagenda bakaja iyo baja cyangwa se aho batekereza, aho bagana muri urwo rugendo. Nagira ngo mbibutse rero ko itorero ni iki cya mbere, nuko itorero ari umubiri wa Kristo umwana w'Imana. Andika ico ko itorero ari umubiri wa Kristo umwana w'Imana. Bavandimwe muri Kristo Yesu, kubera ko tutabasha gushikira neza kapasite kumenya ico umubiri wa Kristo uri, turabidecentraliza, turabimanura kugira ngo tubashe kuzigira ku mibiri yacu. Nkanjye ngewe mu myaka yanjye mikeya mfite n'ubusore mfite, umubiri wanjye ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko nagira ngo mbibutse ko hari ingingo zibiri z'ingenzi, ari ingingo zigize uyu mubiri wanjye, hari zigaragara, hari n'izitagaragara, le partie interne et le partie externe. Hari ingingo ziboneka, hari n'ingingo zitaboneka. Mu ziboneka hariho amaguru, hariho amatwi, hariho amaguru, hariho amaboko, hariho n'ibindi bimeze nk'ibyo. Ariko nanone mu bitaboneka hariho imitsi, hariho amaraso, hariho ubwonko, hariho umutima, hariho bya bindi byose bigize umuntu ariko bikorera imbere. Nagira ngo mbibutse ko uyu mubiri wanjye ntushobora gucikamo, umubiri kanjye urakundana igihe cyose nasitaye, nubwo yoba ari amano cyangwa ari urwara rwahuye n'ikibazo, nubwo imbere yanjye haba hari ikindi kintu cyenda kunshimisha, ndabanza ngahagarara, nkabanza ngakemura ico kibazo canjeho. Amano akominika, afite uburyo akominika, afite uburyo avugana n'ubwongo, afite uburyo avugana n'umutima, afite uburyo avugana n'amaboko, n'amaguru, n'inda, n'umugongo, n'ibingize byose. Ngo nagize ikibazo ni mu ntabare, bigatabara nta nama ndende ihabaye, ni automatikema bigahagarara bikabanza bikabarana n'icyababaye, kugira ngo kuko nubwo ari urugingo ruto, nubwo ari ahantu hababaye hatoya, nubwo hakomeretse ari hamwe, ariko birasa naho byakomerekeje umubiri wose, birasa naho byababaranye byose, birabanza bikahungwiza, bikahahuha, bigahumurizanya, bikababarana n'ibyababaye, kugira ngo n'umunezero nuza bibashe kunezeranwa. Haleluya! Uyu mubiri w'umuhungu umusinzira witwa Pastor Ntagawa Noah, niwa ukundana bingana bityo, niki dutekereza hejuru ya paroxysme y'umubiri wa Kristo umwana w'Imana. Haleluya! Nukuvuga ngo umubiri wa Kristo ntujucikamo, uzunezeranwa n'ibinezerewe, uzubabarana n'ibibabaye. Nukuri niba uyu mubiri wanjye ufite iyo organisation, niba umubiri wanjye ufite gukundana bingana gutyo, kuratekereza ko abana b'Imana twari dukwiye kuba dufite urukundo rungana iki. Uruku umubiri wa Kristo, niba imibiri yawe, niba uyu mubiri wawe, niba umubiri waje, niba uyu mubiri w'uwo muturanyi, w'uwo mugabo, w'uwo mugore ukundana bingana gutyo, kugeza ubwo n'umusasi umenya ko igihe cyose uyu mubiri wariye nawo udacurama, udatukura, utagwara bwakomeza ukirabura. No kuvuga ngo umusatsi uwo masengesho yo gusengera umubiri wose kugira ngo ufunctione neza, kugira ngo nawo ugumane natire yawe, ugumane umwimerere wawe. Wow, nukuri tugomba kunezeranwa n'abanezerewe, tugomba kwishimana n'abishimye. Haleluya! Uyu mubiri wanjye rero, zimwe mu ngingo nyinshi zitagaragara nizo zitanga umusanzu ukomeye, ariko nanone ntizirigera zerekerama ngo kubera ko ari twe dutanga umusanzu ukomeye natwe tuzakorera inyuma, cyangwa se niba hari amashi yabonetse kubigaragara natwe nimutwoherereza, reka tugaragare kuko ari twe dufite uruhare runini. Nukuri bavandimwe, hari abantu Imana yaremye bameze nk'imitima bo muri ayo matorero musengeramo,
bagomba gukorera imbere nubwo batanze umusanzu ukomeye, bagomba kunezererwa no gutanga umusanzu imbere, hanyuma bakanezererwa iyo, bakaguma iyo, bagatanga umusanzu ku bigaragara, kugira ngo ibigaragara n'ibishimwa bibe ari ikimenyetso ko n'ibitagaragara nabyo bikora neza kandi bitanga umusanzu bigomba gutanga. Ariko ikibazo dufite pour moma nuko ab'Imana yaremye bagomba gukorera mu ibanga, ino turu nabo basaze ngo bakeneye gukorera hanze. Nuko abantu Imana yaremye bari très utile, bari très nécessaire, bameze nk'umutima, ariko banze nabo bashaka gukorera hano hanze, bashaka gukorera nabo hagaragara. Kandi umutima ufite ubushobozi bwo gukorera hagaragara, umutima ufite ubushobozi, mufite iyo capacité yo guhangana n'izuba n'imbeho n'imvura. Ubwonko bwanje bukorera imbere, umunezero wabwo ni ugukorera imbere, ni ukuvuga ngo bukoze mu ntege nke kandi bukoze mu mbaraga, bukoze mu mbaraga iyo bwakoreye imbere, ariko bukoze mu ntege nke iyo bushaka gukorera hanze, kuko amazi umunsi yabwituyemo buzashandabuka nk'ubutarigeze kubaho, butandukane kandi ibintu ntibigende neza. Ariko ubwiza bw'ubwonko ni ugukorera imbere, ubwiza bw'umutima ni ugukorera imbere, ubwiza bw'imitsi ni ugukorera imbere. Hari abantu Imana yaremye bameze nk'ubwonko, bagomba gutanga directive y'itorero, ariko bazakorera imbere, ntibazigera bayobora, ntibazasenga, ntibazandika amandika ahagaragara, nibafasha n'imfuje n'abapfakazi ntibazazifotora, bagomba gukorera imbere. Haleluya. Hari abantu Imana yaremye bameze nk'umutima, bazatugira beza, bazagira beza ibigaragara hano, bazatanga umusa. Hari abantu bameze nk'amaraso, bagomba gutanga gutoha ku mubiri, umubiri ugakomeza utoha ntume, ariko nano itorero rigakomeza rigasa neza, rikagira amazi, rigatemba, rikagira ibitontome, rikagira ibyatsi bibisi, ariko bagomba gukorera imbere. Ariko ituru nuko imitsi myinshi ihashaka gukorera inyuma, nuko byinshi byagombaga gukorera imbere bishaka gukorera inyuma. Hari abantu benshi batanze amabafure, hari abantu Imana yaremye bagomba kuba très utile. Nagura bafure izina ry'Imana rihabwa icubahiro, nibashaka bayicomeke cyangwa bayigurishe, ibyo ntibimureba, icyo yagombaga gukora yagikoze, ni ukuri. Ariko twebwe abatanze amabafure bakeneye kwicara imbere, abatanze amabafure bakeneye kubivuga, abaguze costume ya pasteur bakeneye kwicara hafi yiwe, bashaka kuba aba conseiller particulier, bashaka kuibiro, bashaka kubudiakoni. Ibyo bintu byose bigutera gukora kubera izindi mpamvu, nyungu z'umubiri. Ibyo Mwami Yesu ntazabiguhera umugisha, kuko abantu benshi bamaze kwigisha ko ngo Imana iheza umugisha ngo ibikorwa twakoze. Ariko nagira ngo nkubwire ko ari cyo ikinyoma gusa. Nagira ngo nkubwire Imana ntizihesha umugisha amafaranga watanze, oya, Imana ihesha impamvu yatumye utanga amafaranga. Niba waratanze amafaranga ukishurira umwana wanjye w'umukobwa kugira ngo uzamusambanye, twebwe nk'ababyeyi kubera ko twabonye ibigaragara, nushaka kugera iwacu tuzakubagira inkoko, ndetse n'abana n'abaturanyi n'inshuti bari kure, nitumenya ko wageze mu karere barimo, tuzabatuma ngo baje kukureba kandi bakwiteho bakubagire. Ariko Imana ntizoba yakubagiye kubera iki? Ikihishe inyuma n'icyo Imana izireba, akaba ari kihesha umugisha. Twebwe tureba action, ariko Imana ireba impamvu iri inyuma. Niyo mpamvu ibikorwa byose wakoze ufite motivation mbi, nagira ngo kubwire nkwibira ibanga ko wanyazwe, ko nta recompense, ko nta mugisha, ko nta mugabane w'icyubahiro ufite, kubera ko ibyo impamvu yatumye gukora ni Imana izireba ikaduhera umugisha. Hashimwe Imana izi impamvu usenga, hashimwe Imana izi impamvu ufite amafungo, hashimwe Imana izi impamvu usoma iyo Bibiliya, hashimwe Imana izi impamvu wagiye kwiga theology, hashimwe Imana yatumye uhagarikira, hashimwe Imana yatumye utonesha uwo mugore, hashimwe Imana yatumye utonesha uwo musore, kubera impamvu kanaka z'amasano n'ibindi bimeze nk'ibyo. Itorero ni mwili wa Yesu, itorero ni umubiri wa Kristo, itorero ni umubiri. Haleluya. Icya kabiri, itorero ni iki? Itorero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi, bari hanze y'imikorere y'isi. Hano mu eglise yacu loko cyangwa se n'amatorero yacu y'amadini twagiye dushinga, nagira ngo mwibutse ko afite definition itandukanye n'uko Imana ibona, cyangwa itanga definition cyangwa ubusobanuro hejuru y'itorero. Iyo twebwe tuvuga ngo itorero nk'abantu basanzwe, tuvuga ngo ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi, bari hanze y'isi ariko bazima mu mubiri, batarafusha umubiri. Ariko muri Kristo Yesu, itorero ni ubumwe bw'abizera batuye mu isi, bari hanze y'isi, bazima cyangwa bapfushije umubiri, kuko abapfuye bose bizeye n'ubu baracariho, bari mu itorero. Aho Pawulo ari niho turi, kandi aho turi niho Pawulo ari. Aho Kristo amurebera niho turebera, aho turebera nuko kubera iki? Twese abapfuye bizeye baracahari natwe, kandi iyo umuntu yapfuye ari umukristo abatangiye ubuzima bw'umunezero w'umubiri n'ubugingo bw'iteka mu byishimo. Ariko iyo umuntu yapfuye ari umupagani abatangiye agahinda no guhekenya amarira, amenyo no kurira k'umubiri n'ubugingo bw'iteka.
kuko ab'Imana ibara ko bapfuye saba abavandimwe babo washize mu mvoya nibajya abantu bose bakora ibyaha bagihari. Izo ni intumbi zigenda, hari n'abazima bapfuye. Bajya abantu bose bapfuye bizeye bari mu nani ni bazima muri Kristo Yesu, ariko abazima bafite ibyaha ni abapfu muri Kristo Yesu. Twe tubana n'abapfu muri Kristo Yesu kubera ko ari bazima mu mubiri. Yesu yabareba akabona n'abantu bapfuye kera. Kuri groupe y'abantu bazima Yesu yatanze communique necrologique, yarababitse. Yesu yarababitse kubera iki? Si bazima nibasenga. Cya gatatu, itorero ni iki? Cya gatatu twatuvuze ko itorero umubiri wa Kristo. Icya kabiri twatuvuze ko ari itorero ari ubumwe bw'abizera batuye mu isi bari hanze y'isi, bazima cyangwa bapfushije umubiri, pfa kuba barapfuye bizeye. Cya gatatu, itorero ni iki? Ni abagenzi bamaze gukatisha itike y'indege, bicaye ku kibuga cy'indege bategereje ko indege yitura, hanyuma bakagenda. Ntaco barangaza, ntaco basubiza inyuma. Visa barazifite, tike barayifite, aho baja barahakunze, barahakeneye. Kandi wibuke nawe muri no minsi abantu batuye muri Afrika, iyo munsi wabonye visa ntaco kurangaza na kamwe. Kuba ngo dufite visa, agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru, tayifite nazinjira mu gihugu cy'isezerano, kuyibona n'ukwezwa n'amaraso ya Yesu. Mw'ensemble forable. Nukuri twamaze gukatisha itike y'indege, dutegereje ko Yesu aza tukamurake mawinguni. Chakane ni iki? Itorero ni iki? Itorero ni umugeni wa Yesu. Umugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazaba n'iteka, gemera gusiga se na nyina, kabana n'umuheme. Mugeni wa Yesu witegure, hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Ali la sanginga vobrela koshible, mw'izina ry'uwapfuye akazuka we. Imbona ndeze wa musozi zaririmba Hoziyana, nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba Hoziyana. Na uyu mubiri mfite wapfa, ariko nineje nizeye, zanzanira undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Na uyu mubiri mfite wapfa, ariko ntegereje nizeye, kwazazanira undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Nimbona ndeze wa musozi zaririmba Hoziyana, nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba Hoziyana we. Nimara ndeze wa musozi zaririmba Hoziyana, nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba Hoziyana we. Mbega amazina yanjye yaranditswe muri icyo gitabo, mbega amazina yanjye yaranditswe muri icyo gitabo. Haraho noba nari nigeze kugucumuraho, ndasaba imbabazi Mana, yewe Mana ndasaba imbabazi, nandike mu gitabo. Hira kilame sofo. Imana mu izina rya Yesu. Mbega amazina yanjye yaranditswe muri icyo gitabo, mbega amazina yanjye yaranditswe muri icyo gitabo. Haraho noba nari nigeze kugucumuraho, ndasaba imbabazi Mana, ewe Mana ndasaba imbabazi.
Eke kasa mano folamble. Inkingi zine zubatse itorero ry'intumwa kugira ngo dusoze. Inkingi ya mbere ijambo ry'Imana ryavuze ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga. Inkingi ya mbere yubaka itorero rigakomera. Niba dukeneye ko amakanisa yacu yubakwa agakomera, ni ukugaruka kuri source, ni ukureba uburyo itorero rya mbere ryubatse, ni ukureba inyubako yubatse ikanisa rya mbere ni irihe. Cyambere ni uguhora n'inyota y'ijambo ry'Imana idashira, gukunda kwiga ijambo ry'Imana, gukunda kwiga ijambo ry'Imana. Umuntu umwe yaravuze ngo umuntu ntangana n'imyaka ye, ngo umuntu angana n'ubumenyi afite. Hari abantu benshi bazohindurwa na Islamu, hari abantu benshi bazahindurwa n'abafrere en Christ, hari abandi bazahindurwa n'ibindi byose, kubera ko inyigisho ntago ari nyinshi. Itorero ni inkute enye, ico kintu mwita itorero iwanyu, aho hantu muhurira mukahita kw'itorero, ni ahantu ho kwiga ijambo ry'Imana. Nubona niba ukiri umubebe spirituel, ikimenyetso kikwereka ko uri umwana mu by'agakiza ni ukugira umwanya munini wo gukunda gusirimba. Ndetse abantu benshi bakira abana mu gakiza, iyo akijijwe, iyo aje mu ikanisa azazana umushwara munini ungana n'isumi, atarazana Bibiliya na agenda, nk'uwiteguye gusirimba, nk'uwiteguye kugira gym tonique, kurenza kwiga ijambo ry'Imana. Hariya hantu buri kintu cyose kigira cours d'option, kubize amashuri hari ico bitanga ni cours d'option. Ico cours d'option no kuvuga ngo ni umwuga wakurikiye mu ikanisa. Kimwe mu bintu uza kuhigira no kwiga ijambo ry'Imana. Cours d'option ikanisa ni ukuva ijambo ry'Imana no kwizera no gusenga. Ibindi nama geographie, ibindi ni na SM, ibindi ni education à la vie, ubundi ni musique, no nakantu kagoye kugira isaha ntoya. Ariko cours d'option mathématique scientifique ikanisa igikomeye mu ikanisa no kwizera no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga n'ibindi birakurikiraho. Cyambere ngo bahoraga inyota yo kuva ijambo ry'Imana, bakabwiriza ntibarambirwa, bakongera bakabwiriza. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko yahereye kare ngo agejeje mu gishuku, ngo tuku wari ufite inzira zibiri, wari wicaye nabi, agwa hasi arahwera, bongera kumusengera, arongera aragaruka. Uvuga ngo kubwiriza neza no gutinda, kugeza ubwo utuku wicaye mu nzira zibiri, kugeza ubwo utuku ufite imitima ibiri, umwuga ni Siyoni nanone ugana nanone mwirimbukiro, kugeza uwirumbukira upfa agahindukira akagira umutima umwe ufite inzira zigana Siyoni. Ni ukubwiriza kugeza, ushobora kuba ari umwanya mutoya, ariko ugahakikisha ko wageze ku ntego, kugira ngo ikiraho ikiri muri ico kibanza kitameze neza gihunge, iciza kibona ikibanza. Cya kabiri ngo basangira ibyabo. Inkingi ya kabiri yubatse itorero ry'intumwa ni ukugira urukundo rwinshi, ni ukugira umutima ukwirwamo n'abandi, ni ukubaho ubuzima bubabarana n'abababaye no kwishimana n'abishimanye. Bibiliya avuga ngo baguraga amasambu yabo n'ibindi bintu byose bari batunze, ngo bakabigabura bitewe n'ubukene bwa buri wese. Siko bimeze mu bungu. Abantu benshi basigaye bashaka ngo habe n'ubwo wari umupasiteri yagiye gusengera umukristo uyu umuhezi icyayi cya mukaru, ni ukumusengera ahagaze, ariko iyo yagiye gusengera umukristo ufite ikahwa ni ukuhatinda. Kandi nawe utekereze wowe mushumba cyangwa wowe mukristo uramutse urerevera w'ikanisa kanaka, hakaba amakwa abiri y'umwana wa perezida n'umwana w'umukene w'imfuje w'umupfakazi wapfakaye muri za RCD cyangwa za songa mbere, utagira ikirato, utagira ipataro, wotaha ubukwe bukwe. Ariko Yesu ahari kubatekereza ko yotaha ubuhe, aza areba ububabaye, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo heri kuiendea nyumba inayo na matanga kuliko kuiendea nyumba ambayo ina sherehe. Ariko muri no minsi, haba kubashumba haba kuba Kristo, dusigaye turusura ndetse no mu kanisa ko amakwara abiri, umukire tumutwerera cyane twakiriye abakristo. Iyo umukene afite ubukwe turavuga ngo icumu ntazoronka ngo azokizane tumugereho. Ariko mu ikanisa umutungo w'ikanisa wakungahazaga cyangwa se wakura abakene aboro iyo inyuma bakabafasha. Ariko twebwe umutungo no gukungahaza abashumba, no gukungahaza bamwe, no gutoneshwa kwa bamwe, abandi bakigizwayo. Inkingi ya kane yubatse itorero ry'intumwa ngo bahoraga basangira umutsima. Inkingi ya kane ya gatatu yubatse itorero ry'intumwa no gusangira umubiri n'amaraso bya Yesu. Damu ya Yesu yasafisha kabisa. Kautwa mkate akamega na akasema, nyweni nyote hiki ni damu yangu inayomwangika kwa ondoleo la makosa yote.
gusangira biratangaje kubona abantu basangiye umubiri n'amaraso bya Yesu bagwanira intebe mu ikanisa bagakubita n'ibipfunsi ni ukuri Imana tubabarire cyane cyanyuma bahoranaga umutima wo gusenga kingi ya mbere no kumva ijambo ry'Imana guhorana inyota y'ijambo ry'Imana idashira kingi ya kabiri no guhora abantu bashishikazwa no gusangira n'abandi kubabarana n'abandi no kwishimana n'abandi no kwishimana n'abishimye cya gatatu kwara gukunda gusangira igaburo ryera icanyuma ngo nugorana umutima abantu basenga cyane bibutse bavandimwe muri Kristo Yesu hari ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo muri Yohana ubutumwa bwiza nko kwanditswe na Yohana ibice 4:23 haravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo basengera data bamusengera mu kuri no mu mwuka ngo abone wo data ashaka ko basenga ndagira ngo mbibutse ko nta kibanza na kimwe gihaba cyo gusengeramo isi yose ni Masayini isi yose ni Prayer Mountain isi yose ni Sararo isi yose ni icumba c'amahombi cyo gituma Yona ngo yageze no mu nda y'urufi ngo hasanga ntiyahabona urutoero rw'ifi ahasanga icumba c'amahombi kubera iki isi yose ni icumba c'amahombi Bibiliya yavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo basengera data mu kuri no mu mwuka ntaho bavuga ngo musengere muri ADPR ntaho bavuga ngo musengere Foursquare biravuga ngo mube mu kuri no mu mwuka niyo mpamvu ahantu hose uri ukuri n'umwuka ntibiba ahantu kanaka bibisi yose mu cumba cyo mu wawe ni mu cumba c'amahombi muri dushe ho bicumba c'amahombi muri bisi ho bicumba c'amahombi mu ndege ho bicumba c'amahombi muri company isi yose ni icumba c'amahombi upfe kuba mu kuri upfe kuri no mu mwuka isi yose ni icumba c'amahombi hari abantu benshi bazagwana n'abagore ngo bakaje imbere bagasiga abagore mu nzu batabasabye imbabazi akaja mu ikanisa cyangwa gahamagara pasteur ngo bagi imbere y'Imana nkaho muwi wari inyuma yayo nta nyuma y'Imana nta mbere hose ni imbere hose haragaragara Bibiliya avuga ngo ibituye mu isi byose bizabimera nk'ibitikuruwe bavandimwe dusangiye runo rubuga mugira umugisha mwari kumwe na Pastor Ntagawa Noah kuri iyi minsi ibiri tubanye no kuri ndabinezerewe ndabyishimiye mubarikiwe God bless you.